meretse kwerekwa Imana yeretse kungenderera nagiye kubona mbona mpamvu vuze ngo abantu basenge abantu basenge meretse kujya kubona mbona muri aka karere ka East Africa nake kubona mbona mu gihugu kimwe nake kubona mbona ikirere kirijimye ubwo nabonaga ikirere kijimye nagiye kubona mbona ikirunga kiraruka warabona ikirunga kiruka imaza kurinda kubibona ni ibintu babiteye ubwoba nagiye kubona mbona ikirunga kirarutse none ubwo ikirunga cyarukaga muri icyo gihugu jima icyo kotsi kishi kiraje gitwikire icyo gihugu ikirunga ubwo cyarukaga cyasukaga ibintu by'umuriro noneho ubwo cyasukaga ibintu by'umuriro ubwira haba ikintu mbese cyokotsi kimeze nk'ubwira kabiri abantu batangira gusenga amasengesho ameze nk'amatakirangoyi kuko bari baranze gusenga rero muri icyo gihugu nagiye kubona mbona hafi yaho nanone hafi yaho mbese nko mu majyepfo y'icyo gihugu icyo gihe haturuka nanone inyamaswa z'inkazi haturuka inyamaswa z'inkazi nabonaga zimeze ziri mu ishusho imeze nk'ibirura noneho kandi ukabona hagoswe icyo gihugu kizengurutswe n'intozi ku mipaka yacyo hariho intozi gusobanuza ubundi intozi mu buryo bw'umukazi ko bundi bibutse ko Imana itagambiriye ibibi ku bantu yiremeye Imana igambira ikiza ku bantu yiremeye ahubwo rimwe na rimwe hari ibyo Imana ijya yemera bikaba kuko abantu baba barangaye kandi hari nanone hari bizanwa na Satani aribona ubutumwa abantu benshi badutera amabuye bakadutera amabuye ariko ntabwo nahamagare kunezeza abantu kuko Imana impamagara yambwiye ngo uzavuga ibyo shaka n'uzavuga ibyo abantu bashaka abandi bakadutera amabuye bakavuga bati kuki igihe cyose mudahanura ibyiza muhanure amamodoka muhanura amaviza muhanure yuko mbese nta mwijima uzaba kwisi ariko reka babwire tuvuga iby'Imana tubwiye naho abavuga ibindi nabo barahari abazavuga ibya mushaka nabo barahari abazavuga ko mubonye viza n'amamodoka nabo barahari nubwo nabyo kubibona ari byiza abo nabo barahari ari nibyo abantu bananze kwiringira imbaraga z'Uwiteka Imana biringira ubutunzi biringira bitafite umumaro biringira imbaraga zabo Imana itugeneza Imana itwengere nagiye kona mbona icyo giti gitangiye kugenda mbona mbese inanda inyuze munsi cyambere kiruma kimaze kuma mbona gitangiye kugenda gikokoka mbona kirimo kiragenda gikokoka Imana tugeneza ndabwirwa ngo nibyo abantu bari biringiye byatumye badakora Uwiteka Imana bakibagirwa imbaraga z'Uwiteka Imana tugeneza ngo niyo mpamvu nje gusenya uruzitiro urwo ruzaba rukonwa Imana imabuno butumwa yarambwe ngo nimara gutanga buno butumwa nzakarabe ngo nzakarabe ijambo ry'Uwiteka Imana ryageze kuri Ezekiyeli ravuga ngo ni gutuba kubura umunyabyaha n'umuburire amaraso yenza yakubaza ngo Imana mbwa ngo nagize gutanga buno butumwa uzakarabe dore ndakarabye ku mugaragaro kuko amazi reka ngusuze nkwifurize amahoro y'Imana nkwifurize umugisha w'Imana wo kunda ijambo ry'Imana kandi ugakundikira n'ibiganiro byivuga ubutumwa tunyuza kuri miyoboro reka mvuge ngo ineza y'Imana rero niba nawe kandi umugisha w'Imana ukomo ndetse n'abawe bose mu cyo bitandukanye mugiye muhereremo rero mu ntara zitandukanye ku migabane itandukanye mwese mukamwumva urimo turi kuvuga kandi mukamukunda n'ijambo ry'Imana muhawe ikaze kuri uyu munsi muhawe ikaze mu ijambo ry'Imana mu isaha y'ijambo ry'Imana turi kumwe n'umukozi w'Imana mwana w'Imana umuhanuzi w'Imana Imana igukoresha imirimo n'ibitangaza bitandukanye mushumba turagusuje mu izina rya Yesu murakoze cyane nanjye nishimiye kubana namwe hano kuri no TV ndavuze ngo amahoro y'Imana nabane namwe nawe kandi muhorane murakoze cyane umeze neza ariko Uwiteka araturinze turashima Imana Imana ishimwe cyane amen
natwe turi amahoro kandi dushima Imana yuko iducira inzira tukaba tubonanye kuri uyu munsi Imana itwongeremo kugira ngo twongere imirimo kuyo twakoze kuko imirimo nizaduherekeza habwa umugisha rero kubwo kumvira nawe Imana ukaza utanga ubutumwa bwiza kumwe Imana ibuguhaye. Amen. Reka tuguse ntabwo tuba dutinda tukubaza ibintu byinshi cyane ndabizi ko iyo uje umeze nk'utabaye umeze nk'utabaye kandi ntabwo usako ritinda bumbarutse. Reka tugusabe usenga Imana numara gusenga Imana ukumuka kuyobora uragenda uko ngo uri data wa twese Imana yera izina ryawe no habwe icyubahiro nyemera murengezi wanjye datubane natwe nje hanga kubw'umugambi mwiza gutambutsa utumwa mu ijambo ryawe reka ubane nanjye undinde kugabanya no kongera ahubwo ibyo wampaye byose mbashe kubitambutsa ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye amen. Amen. Murakoze cyane amazina yanjye nitwa Kavuzanduru Ndibyare Celestine ndi umugabo ndashima Yesu witeka ahimbazwe we utugira neza kandi akabana natwe. Rero mbere yuko dukomeza tubanze dusome ijambo ry'Uwiteka Imana dusanga muri Yesaya. Yego. Muri Yesaya ibice byaho ni 5. Nsomera uhere ku murongo wa mbere usomye wa mbere no kabiri. Yesaya ibice 5. Dusoma guhera ku murongo wa mbere no kabiri nandi turi gukomeza nyuma. Imana ishinja abayuda ubuhemu. Reka ndirimbira umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Mukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira arurimburamo amabuye, ateramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Imana itugirire neza. Imana mu ijuru iturengere kandi Imana mu ijuru ibane natwe. Irindi jambo ry'Uwiteka Imana, irindi jambo ry'Uwiteka Imana ngo Imana ishinja abayuda ubuhemu. Imana ishinja abantu yiremeye ubuhemu bitewe nuko itababonagamo ibyo bagombaga gukora. Ntago babaye mu mwanya Imana bashakagamo, ntago babaye abo bagombaga kubaho. Ariko mbere yuko ninjira muri iri jambo, kuko ubu ijambo ry'Imana Bibiliya nibwo ubuhanuzi butavangiye, umwana w'umuntu yabasha kuvangirwa, ariko Bibiliya nibwo ubuhanuzi butavangiye. Imana iherutse kungenderera inyereka ibintu bikomeye no gusenga. Nepo no gusenga. Abantu nyamara nibasenge. Abantu nibasenge, abantu nibave mu bintu by'imikino basenge, abantu nibave mu burangare basenge, kuko kubera ko mbese ikihe cyo gusenga ni iki ngiki. Kandi abanini basenge ibibasengisha bitaraza. Burya nkunda kumva abantu ugasanga umuntu avuga ngo yabuze umwanya wo gusenga, ngo yabuze umwanya wo gusenga. Ariko burya impamvu abantu babura umwanya wo gusenga nuko rimwe na rimwe bibasengesha biba bitaraza. Ndagira ngo mbwire umuntu wese ngo igituma asenga kibonetse arasenga. Ariko abantu ntibagakunde gusenga amasengesho ariko bageze mu gihe cy'akaga n'amakuba, ahubwo bajye basenga Imana kuko ari ngombwa, kuko gusenga ni itegeko ry'Imana ko abantu bagomba gusenga, kuko gusenga gusenya ibihome, ndetse gusenga kujya gutuma n'Imana iyigarura mu gihe yafashe imyanzuro itari myiza. Kuko bundi bibutse ko Imana itagambiriye ibibi ku bantu yiremeye, Imana igambira ikiza ku bantu yiremeye. Ahubwo rimwe na rimwe hari ibyo Imana ijya yemera bikaba kuko abantu baba barangaye, kandi hari nanone hari bizanwa na Satani. Rero abantu basenze kwaro kugira ngo Imana igire ibyo ikuraho. Mperetse kwerekwa Imana yeretse kungenderera, nagiye kubona mbona mpamvu vuze ngo abantu basenge mperetse kujya kubona mbona muri aka karere ka East Africa, nacyo kubona mbona mu gihugu kimwe, nagiye kubona mbona ikirere kirijimye. Ubwo nabonaga ikirere kijimye nagiye kubona mbona ikirunga kiraruka. Warabona ikirunga kiruka? Imaze akurinda kubibona ni ibintu babiteye ubwoba. Nagiye kubona mbona ikirunga kirarutse. None ubwo ikirunga cyarukaga muri icyo gihugu ntari basha kuvuga izina, nagiye kubona mbona umwijima, icyo kotsi kishi kiraje gitwikire icyo gihugu. Ikirunga ubwo cyarukaga cyasukaga ibintu by'umuriro, noneho ubwo cyasukaga ibintu by'umuriro ubwira haba ikintu mbese cyokotsi kimeze nk'ubwira kabiri.
abantu batangira gusenga amasengesho ameze nk'amatakirangoyi kuko bari baranze gusenga. Rero muri icyo gihugu nagiye kubona mbona hafi yaho nanone hafi yaho mbese nko mu majyepfo y'icyo gihugu, icyo gihe haturuka nanone inyamaswa z'inkazi, haturuka inyamaswa z'inkazi nabonaga zimeze ziri mu ishusho imeze nk'ibirura. Noneho kandi ukabona hagoswe icyo gihugu kigoswe kizengurutswe n'intozi ku mipaka yacyo hariho intozi. Intozi nsa gusobanuza ubundi intozi mu buryo bw'umwuka zisobanura abadayimoni. None izo nyamaswa rero z'inkazi zari mu ishusho y'ibirura zari zasamye, kandi none nazo ubwo zasamye zigacira ibintu by'umuriro. None icyageragezaga gutambuka gutarabuka, ubwo ndavuga yaba itungo yaba icyuguruka yaba iki, izo nyamaswa zarafataga cya kintu icyo ari cyo cyose ukabona ziri kukimira kandi zidahekenye. Imana tugiye neza, Imana mu ijuru ibane natwe. Bisobanura ngo rero igihe cyo gusenga ni iki ngiki, abantu babaye maso bagasenze. Noneho kandi ubwo ibyo ngibyo byabaga haje kuba akavuyo aho ngaho muri ibyo bice, ariko biza kurangira bikwiriye ibihugu bitandukanye muri aka karere. Imana mu ijuru rero igire neza abantu bayo, itabara abantu bayo, abantu Imana ibarengere, Imana mu ijuru irengere ibiremwa. Imana mu ijuru rero ibagire neza. Bivuga ngo rero abantu basenge kuko kandi ikindi ubwo nabonaga iryo yerekwa naje kubona nkabona n'amagare menshi nabona ngiye kubona nkabona nanone amafarashi. Nagiye kubona mbona ifarashi zitukura, iyo farashi zitukura yakuraga amagare. Noneho kandi amagare nagiye kubona nkabona abantu benshi bari kuyurira, sinabasha gusobanukirwa, ariko ndi aho ngaho nagiye kumva numva ijwi rirambwira ngo nyamara umugeni aratashye. Iryo jwi ryaje ari inshuro eshatu ngo umugeni aratashye, ariko abantu bararangaye ntibashaka no kubyumva, yewe ntibashaka no kubireba. Ariko nyamara umugeni aratashye, kuko niba ari ikintu kirangaje abantu bakunze ibinezeza by'isi, abantu bakunze mbese ibyo kubashimisha gusa. Ariko reka mbabwire, igihe cyo kubwanowa ngo nabwo abantu bararyaga bararongoraga, ariko baza gutungurwa n'umwuzure, hatangira kugwa ibitonyanga, hatangira kugwa imvura ikaze. Noneho abantu bashaka kwinjira mu nkuge, ariko nyamara inkuge yari yakinzwe. Imana mu ijuru rero igire neza abantu bayo, Imana irengera abantu, Imana irengera ibiremwa. Imana mu ijuru igire neza abantu bayo, kuko Imana ni urukundo, ntabwo igambiriye kugira nabi abantu, ahubwo igambiriye kubagira neza. Iyo dutanga buno butumwa abantu benshi bakadutera amabuye, ariko ntabwo nahamagare kunezeza abantu, kuko Imana impamagara yambwiye ngo uzavuga ibyo nshaka n'uzavuga ibyo abantu bashaka. Abandi bakadutera amabuye bakavuga bati kuki igihe cyose mudahanura ibyiza, muhanure amamodoka, muhanure amaviza, muhanure yuko mbese nta mwijima uzaba ku isi. Ariko reka mbabwire, tuvuga iby'Imana tubwiye, naho abavuga ibindi nabo barahari, abazavuga ibyo mushaka nabo barahari, abazavuga ko mubonye viza n'amamodoka nabo barahari, nubwo nabyo kubibona ari byiza, abo nabo barahari. Ariko jewe mvuga ibyo Imana yo mu ijuru yampaye kuvuga. Imana mu ijuru tugiye neza, Imana mu ijuru iturengere, Imana mu ijuru iturwanirire, Imana idutabare. Rero dusomye ijambo ry'Uwiteka Imana, ijambo ryatubwiye ngo Imana ishinja abayuda ubuhemu. Imana kuki abashinjaga ubuhemu? Nuko Imana ibarema ikabarinda ikabagira neza, ari igambire yuko bazakora ibyiza bishimwa n'Uwiteka, bazera inzabibu, ariko ibitegereje isanga ahubwo hakwera inzabibu beze indibu. Imana mu ijuru igire neza abantu bayisoma. Rero ku murongo wa 3 muri cya gice, ibice 5 muri Yesaya, umurongo wa 3 bari usoma. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo ibice 5 Yesaya umurongo wa 3. Yemwe mwabatuye
dusoma mu izina rya Yesu. Yemwe mwabatuye, yemwe mwaturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Yudaya, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Yemwe baturage b'i Yerusalemu, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukizeye n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Imana tugire neza. Yemwe bantu nimudukizeye n'uruzabibu rwanjye, ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Komeza. Niki cyatumye rwera indibu? Kadukomeze mu izina rya Yesu Kristo. Sumuguka ku murongo nyine waho wa 4 na kwa 5. Noneho rero reka babwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonkwe rwose, senya n'inkike yarwo runyukanyuke. none reka babwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro, nzasenya uruzitiro rwari rurugose maze rwonwe. Nzasenya uruzitiro, ninamara gusenya uruzitiro nari narubatse kuri rutoki rwanjye. Urutoki rwanjye nari nararuzitiye, inyamaswa z'inkazi ntizibashe kwinjiramo, inyamaswa ntizibashe kujya kurwona. Ntacyo ntarukoreye, ntacyo ntakoze. Nari niringiye yuko ruzera inzabibu, ariko nje kureba nasanze rweze indibu. Urutoki rwanjye rukimpama rwahize imihigo, abantu banjye bahize imihigo, abantu Uwiteka Imana bahize imihigo, bari mu bikomeye. Imana tugiye neza. Abakongomani bahize imihigo, abarundi bahize imihigo, abagande bahize imihigo, abanyakenya bahize imihigo, abanyafurika bahize imihigo. Abantu bagiye bahiga imihigo itandukanye, ugasanga umuntu ahiga umuhigo ari mu kaga, ari mu gihe cy'amakuba, ngo Mana nungira neza nzagukorera, Mana nungira neza nzagushima. Ariko ikibabaje, igitangaje, barangije Imana ibagira neza, bararya baradamarara, bibagirwa imbaraga z'Uwiteka Imana. Barangije kwiringira imbaraga z'Uwiteka Imana, biringira imbaraga zabo, bariringira ubwabo. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana turwanirire, Imana dutabare. Imana tujye neza, biringira ubwabo. Abantu banze kwiringira imbaraga z'Uwiteka Imana, biringira imbaraga zabo. Imana tujye neza. Ariko ijambo ry'Uwiteka Imana rigera ku muhanuzi Yeremiya. Imana tujye neza, riramubwira ngo dore bamwe biringira amagare n'amafarashi, ngo ariko bikomeye bije, ibyo bari biringiye bajya bibasha guhinduka ubusa. Ariko Yeremiya navuga ijambo rikomeye, haba ngo ariko jyewe Yeremiya, twebwe abo Uwiteka Imana twiringira Uwiteka Imana yacu, kuko no mu bikomeye ajya seruka, mu ntambara ajya seruka, mu gihe cy'akaga araseruka. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana turwane, Imana dutabare. Ngo none rero kubw'iyo mpamvu, kubera urutoki nari nzi ko ruzera inzabibu, rurangije rwera indibu, none ngiye gusenya uruzitiro ruriho runyukanyukwe. Imana tujye neza. Ubwo nabonaga mbona ubwo butumwa, nagiye kona mbona igiti, iki ngiki ni igiti, iki ni igiti. Imana tujye neza, iki ni igiti. Mbaza iki giti, ngo mbese Mana iki giti birasobanura iki? Imana nirangije irambwira ngo ni ibintu bigaragara nk'ibifatika abantu biringiye, bamaze kubyiringira bibagirwa imbaraga z'Uwiteka Imana. Ijambo rirambwira ngo nyamara ngo dore intore zigeze ku gishyitsi, dore intore zigeze ku gishyitsi. Nibyo abantu bananze kwiringira imbaraga z'Uwiteka Imana, biringira ubutunzi, biringira ibitafite umumaro, biringira imbaraga zabo. Imana tujye neza, Imana turengere. Nagiye kona mbona icyo giti gitangiye kugenda, mbona mbese inanda inyuze munsi, cya mbere kiruma, kimaze kuma mbona gitangiye kugenda gikokoka, mbona kirimo kiragenda gikokoka. Imana tujye neza. Ndabwirwa ngo nibyo abantu bari biringiye byatumye badakora Uwiteka Imana, bakibagirwa imbaraga z'Uwiteka Imana. Imana tujye neza. Ngo niyo mpamvu nje
ngiye gusenya uruzitiro urwo ruzaba rukonwa. Imana yagiye kona mbona icyo giti gishizeho amashami, mbona kirakokotse, ndabwirwa ngo bigiranwa n'ibyo abantu bari biringiye byabujije gukora Uwiteka Imana, byabujije gukora Uwiteka Imana. Reka mbabwire, aho kugira ngo Imana iguhombe yaguhombya, yagukuraho ibituma uyivaho ariko igagusigira ibituma usenga. Imana tugeneze, Imana turengere, Imana turwanirire, Imana w'ijuru ibane natwe, Imana itwiteho. Reka mbabwire, abantu nibave mu byo barimo basenga Uwiteka Imana, banze kwiringira imbaraga z'Uwiteka Imana, ahubwo biringira imbaraga zabo. Ngo nyamara ibyo abantu benshi bari biringiye bihindutse ubusa, ubwenge bw'abanyabwenge butaha agaciro, imbaraga z'abanyambaraga zitaha agaciro, ahubwo igifite agaciro ni ubasha Uwiteka Imana. Uwiteka akamubera ibyiringiro, ubasha Uwiteka Imana, Uwiteka akamubera ubutabazi, Uwiteka akamubera ubuhungiro. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana mu ijuru turwanirire, Imana mu ijuru ibane natwe. Twongeye gusoma ijambo ry'Uwiteka Imana hano ku murongo wa 6 aravuga ngo kandi nzarurimbura, ntiruzicirwa, ntuzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatango n'amahwa, kandi nzategeka igicu cyo kurugushamo imvura, kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli n'Abayuda n'Isina yishimiraga. Yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ariko asangamo umuborogo. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana dutabare, Imana tugire neza. Uwiteka ni umunyembabazi, Uwiteka ni umutabazi. Uwiteka ijambo riravuga ngo nugaruka nzakugarura, nugaruka nzakugarura, kandi ibishimwa nubikura mu bigawa uzaba nk'akanwa k'Uwiteka. Ni ku ijambo ryageze kuri Yeremiya. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana turwanirire, Imana dutabare. Abantu banze kwiringira imbaraga z'Uwiteka Imana, ahubwo biringira imbaraga zabo. Abantu banze gusenga, abantu banze gusenga, ariko umunyabwenge nuwashaka Imana. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana turwanirire, Imana dutabare, Imana tujye neza, Imana idukize. Abantu banze gukora Uwiteka Imana, ariko Imana tujye neza, Imana impa buno butumwa. Yarambwiye ngo nimara gutanga buno butumwa nzakarabe, ngo nzakarabe. Ijambo ry'Uwiteka Imana ryageze kuri Ezekiyeli, riravuga ngo nigutuba kubura umunyabyaha numuburire, amaraso ye nzayakubaza. Ngo Imana ngo nagize gutanga buno butumwa uzakarabe. Dore ndakarabye ku mugaragaro, kuko amazi, nimusenge mushaka ubuhungiro, musenge mushaka ubwugamo, kuko mwisi yose isicuza umwijima, isibaye umwirare. Kuko Imana tujye neza, Imana turengere, Imana turwanirire, Imana dutabare. Imana ishaka abantu bakizwa, ishaka ko abantu bihana. Imana tujye neza, dore nkarabye ku mugaragaro, kugira ngo Imana itazambaza ubugingo bwawe, kuko icyambwe kuvuga ndakivuze. Uwiteka abagire neza, Uwiteka ni umunyembabazi, atinda kurakara. Y'abantu baciye bugufiya bakihana arabababarira. Uwiteka ni umunyembabazi, Uwiteka ni umutunzi w'imbabazi. Abantu nibave mu burangare bashaka amaso Uwiteka azabagira neza. Uwiteka ni umunyembabazi, kuko ijambo ry'Uwiteka Imana muri Petero riravuga ngo amaso Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ari ku byo basaba, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi, kiri kwasuzugura Imana, kubatumvira Imana. Imana mu ijuru itugiye neza, Imana turengere. Ikindi Imana yambwiye ngo mbwira abantu bari kwitotombera Imana kubw'amasezerano. Imana arambwiye ngo nibabwire ngo mbere y'igihe si igihe, ngo ikorera ku gihe, ikorera ku isaha yayo, ikorera ku gihe cyayo, ikorera ku isaha yayo. Imana tugire neza, Imana iturengere, Imana tugire neza. Reka kwitotombera Imana, ahubwo bahagarare mu kuri, bashaka amaso Uwiteka Imana, kandi bakore ibyo gukiranuka. Imana tugiye neza, Imana iturengere. Iki Imana ishaka ku bantu bayo, abantu bakarabe, biyeze, bihane. Nta kindi Imana ntumye yambwiye ngo abantu nibihane. Soje uvuga ngo abantu nibihane bakizwe, ahari Imana yakwigarura. Bihane bate, bakizwe bate ko umuntu wese akubwira ko yavuye mu byaha, cyane ko dufite n'abakristo, isi ifite abakristo benshi cyane, hakozwe pourcentage dusanga isi tuye n'abakristo benshi cyane.
isi reka da abakristo utazabona bitwaza bibiri ukagira ngo ni abakristo cyangwa ukabona bajya gusenga ngo ni abakirisitu. Guterana ni kimwe no gusenga ni ikindi, kandi nanone gusenga ni kimwe no gukizwa ni ikindi. Kuba umuntu yitwaza bibiliya ntabwo ari cyo gisobanuro kivuga yuko umuntu yakijijwe, ahubwo ni ukuvuga ngo abantu bahindukire bakore imirimo myiza. Wibaga ntiyongere kwiba, wasambanaga ntiyongere gusambana, wabeshyaga ntiyongere gusambana. Abantu bahindukire mbese bezwe mu mirimo yabo, bezwe mu ngeso zabo, bahagarare aho Imana ibarebe ikabishimira. hari indi abantu umwe n'abanye bari kurimba ngo isi iraryoshye. Barakiza gute niyo si iryoshye? Isi iraryoshye. Unuza kubeshya akakubeshya ngo isi ntiryoshye. Siraryoshye. Kuri bamwe iraryoshye ariko ku bandi irabarurira. Paulo yaravuze ngo nkibyarwa bwa kabiri byarindamu yanjye byamirikiye igihombo kubwo kuromwa Kristo. Imana tugire neza. Kandi nanone muri rinjye ararimba ngo ibyisi byose nubwo ari byiza ariko siko byose bitugirira umumaro. Rero kubarimbuka isi iraryoshye, ariko ku bagenzi bari kujya mu ijuru bazirabona yuko uko bavuga ngo nukurya kwisi kwari irihendo Satani ari kuzana kugira ngo abarangaze, kuko Satani arimo gutagaguza abantu. Birinde gutoragura, Satani gutagaguza abantu, birinde gutoragura. Muri make babe mu isi, ariko nanone bazi ko hano mu isi atari iwabo. Abakiranutsi iwacu mu isi, iwacu ni mu ijuru. Mu isi hano si iwacu, iwacu ni mu ijuru. Hari itangira ubutumwa, hari igihugu wavuze wabonye ngo igihugu kimwe kiri muri East African Community, nimba ndi kubyibuka, ntabwo mbyibuka ko biri mu gucyo, uvuga ko wabonye ikirunga kiri kuruka, ariko wavuze ko ari igihugu kimwe muri ibyo bihugu. Twajya ngo udufashe, birashoboka yuko hari umuntu waba ari muri ibyo bihugu kimwe mu byo wavuze, ariko se kutavuze izina ryacyo, ukirimo aragira ibyo akosora gute, arasenga gute ngo asengere igihugu cye utakitubwiye? Byashoboka ko utubwiye icyo gihugu kugira ngo abakirimo babone nuko basenga, yewe n'abakizi bagisengere? Ni muri Afurika y'Iburasirazuba. Muri Afurika y'Iburasirazuba, ariko nacyo iki gihugu ntabwo nabashije kugisobanukirwa. Ahubwo buri muntu wese aho ari hose asenge, uri muri Afurika asenge, uri muri Aziya asenge, aho uri muntu wese ari ku isi asenge, kuko Yesu yapfiriye isi yose kugira ngo abantu batazarimbuka. Ariko nanone nihaba kurimbuka, imperuka izaba ku isi yose. Imperuka izaba ku isi, ni imperuka igiye kuba. Ntabwo ari imperuka. Ntabwo ari imperuka kuko na Yesu habaye intambara y'isi yose ya mbere, ya kabiri, twitegura intambara ya gatatu, cyangwa ni imperuka igiye kuba? Imperuka kuba ko izaba ariho ntabwo tuzi igihe izabera, ariko icyo nshatse kuvuga mu magambo makeya, ntabwo nasobanukiwe icyo gihugu. Ahubwo buri muntu wese aho ari hose wezwa akomeze yezwe. Ese iki kintu nakwibaza, ubutumwa bugenewe abatwara bibiliya cyangwa n'abantu muri rusange? Ni abantu muri rusange, kuko bose siko bazi gutwara bibiliya, kuko hari n'uwemera bibiliya ariko atazi gusoma. Hari n'ujya guterana, hari n'usoma Korani, hari utemera bibiliya ntemere na Korani. Ahubwo ubutumwa burareba ikiremwa muntu wese. Hari muri ibyo yavuze ngo abagenda bayembayemba nibo baduteje akaga. Ni bande bagiye gutuma bino bintu biba ku isi? Ni bande kugira ngo nabo tumenye ko tubasengera cyangwa se tubasanga, tubabwire ati nyamara muri guhemukira ikiremwa muntu, mwahindura ibyo muri mugakora bishimwe n'Uwiteka? Abantu ba mbere bababaje Imana ni abantu bitirirwa izina ry'Imana ariko biyubagiza. Abo nibo ba mbere bababaje Imana. Bababaje Imana, ugasanga bafite ishusho yo kwera ariko atarabera, bafite ishusho yo kwera ariko batera. Rero nubwo Imana ibabara kubwo umunyabyaha, ariko umuntu wa mbere ubabaza Imana ni umuntu ubeshya Imana, akagaragara ko yitirirwa Kristo ariko adakora ibyo Kristo ashaka. Abo wa mbere nibo babaje Imana cyane. Kandi abo bantu barimo mu bapasitoro, barimo mu bahanuzi, barimo mbese mu ngeri zitandukanye, barimo kuko nureba aba bose bakora ibibi, uzasanga umuntu abenshi barabatijwe, uzasanga bafite aho basengera, ariko wareba imirimo ugasanga ntabwo bagaragaza ko bigeze bamenya Imana. Reka tujye twimuke tube twimuze tuvuye muri rusange
tuzi hano hafi iwacu mu Rwanda mu minsi yashize habayeho igikorwa cyo gufunga zimwe mu nsengero zitujuje ibisabwa cyane cyane ko habonekaga insengero zitujuje ibisabwa zifite insengero zashyira mu kaga cyangwa se zifite n'insengero abantu bafunguye insengero bagamije nimba nabyita nk'ubujura kwiba abantu cyangwa se esikoro mu nsengero ariko dushimira leta yacu irabibona ibona ko ari abantu bari kurenganiramo abanyarwanda benshi bari kwibwa hanyuma bari kwiba igihugu ntabwo ari ibanga insengero zimwe na zimwe irazifunga. Iyi ntiyaba ari inzira yo kugira ngo abo bantu bapagane mu nsengero bagabanuke abantu bongere babone amahoro nk'uko byari bikwiriye? Oya, ibyaha ntabwo biba mu rusengero, ntabwo ibyaha biba mu ariko tugiye ko bari guteza akaga cyane. Ibyaha ntabwo biba urusengero, inzu, inyubako nta inzu burya ni nka kwa kundi wabonaga abantu bajya nko mu nzu mu nyubako titurukanamo abadayimoni. Inzu ntabwo ibamo abadayimoni, ahubwo abadayimoni baba mu bantu n'umwuka wera kandi akaba mu bantu. Hakwiye turebye ku cyumweru twabona ku cyumweru tugasanga abantu bose ngo ngiye gusenya akatubwira ko tubona ko abantu bose ari abakristo kubera ko tubonye bari kujya muri ya nzu. Twebwe nk'abana b'abantu iyo turebye tubona ko utwaye bibiliya cyangwa yambaye ishapure cyangwa se mbese akavuga ko asenga niwe twita umukristo. Ariko Imana yo imirebere y'Imana itandukanye natwe abantu ko bareba. Ni ukuvuga ngo rero uku nguku habayeho gufunga isengero, uku nguku habayeho gufunga isengero, ndagira ngo babwire ngo ni Imana yabikoze, ahubwo Imana ikoresha leta kwari kugira ngo abantu b'Imana bongere bitekerezeho, bayoboze Imana inzira, bagaruke mu bihe byo gusenga. Kandi nanone nitwiregagize yuko harimo n'abagiye bakora nabi, kuko harimo bagiye tubona bajya mu nkiko, inkiko zikabahamya ibyaha runaka, ubujuru bw'esikoro, amanyanga atandukanye mu nsengero bakarwana. Ni ukuvuga ngo rero nabo navuga ngo ntabwo ari shyashya, ntabwo bakoze ibishimwa n'Uwiteka Imana. Kandi na leta ntabwo twayirenganya kuko yakoze gushaka kw'Imana. Bese kw'Imana mu rukundo rwayo ngo nubwo ababaza umuntu itazamubabaza iteka, igerezaho ikamugirira ibambe. Hari ikindi kintu Imana izakora, ikongera igahembura umurimo wayo. Ariko noneho ibyaha ntago biba mu basenga gusa n'abadasenga, bose ibyaha bibarimo. Abakomeye bakora ibyaha, aboroheje bakora ibyaha. Ibyaha abantu bose barabikora, ariko Imana ishaka ko nta n'umwe ukwiriye kuba imbata y'icyaha, ahubwo abantu bakwiriye kwibuka umuremyi wabo, muntu akamenya yuko yarimwe n'Imana. Niba twemera ko twarimwe n'Imana, mbese Imana idutegeka iki? Imana idushakaho iki? Imana icyo nicyo dushakaho, yuko tuyubaha kandi tukagendera mu buntu bwayo. Reka tugushimire, tugane ku musozo w'ubutumwa bw'uyu munsi, nimba nta bundi busigaye, ariko mbwira abantu ngo ushobora kuba watsinzwe n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, uze guhamagara umukozi w'Imana, mufatanye gusenga. Bino urugendo ni ugufatanya tukagira ngo kugira ngo tuzagereyo amahoro. Sinzi nimba ubutumwa bwose bumaze kubutanga. Ubutumwa ndabutanze. Imana imuje tugire neza kandi bane natwe. Yego, tugane ku musozo. Ni ukuri nta kibazo. Dushimiye rero umuntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. We wese watukurikiye kino kiganiro twatugiranye kano kanya, Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikwagure, kandi Imana iguhe umutima uzinukwa icyaha nk'uko umuririmbyi yaririmbye. Duhe imitima izinukwa icyaha n'igisara cyo kugira ngo tube ab'Imana yishimira mu gihe nk'iki ngiki. Dushimiye kandi umukozi w'Imana wemeye kumvira Imana, nawe akaza gutambutsa buno butumwa. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ariko nawe Imana imukomereze amaboko mu izina rya Yesu Kristo. Tugeze ku musozo, hari uwifuza kugukenera, wifuza ko muvugana, nimero yawe ni iyihe? Gutanga nimero si ikindi, si n'amafiyeri, si hiti tuba dushaka, ahubwo ndagira ngo ndifuza yuko hari abantu tuzasengana. Hari abantu tuzasengana. Abantu ni ukuri bajya mu byaha bitandukanye, akaba yakwifuza kumamagara kugira ngo icyambere yihane yature, tufatikanye gusenga. Harimo abagiye bakuramo inda, harimo abaguye basubira inyuma bava mu byizerwa, harimo abasambanyi, harimo abasinzi, harimo abantu bagiye bakora ibyaha bitandukanye. Hari n'abandi bantu Imana amishuriye, ugasanga
icyaha runaka cyamwizingiyeho, icyaha runaka cyamwizingiyeho, agahora asenga ariko ari icyaha runaka cyamwizingiyeho. Ni byiza rero yuko ucyatura, waramara kucyatura tukagufasha gusenga kugira ngo Imana iguhe imbaraga, kuko Uwiteka ni umunyembabazi. Abo bantu bashaka kwihana kugira ngo ubwiza bw'Imana bwongere bubagarukeho, Imana nimara kubagarukaho izabana icyo umutima wabo wifuza, izabasohoreza amasezerano, izumva gusenga kwabo. Icyo abo nibo shaka bampamagara bashaka kwihana. Imana tugire neza, Imana mu ijuru ibane natwe. Nimero zanjye rero ni 0786 694 64 0786 Imana mu ijuru ibagire neza, Imana mu ijuru ibane namwe. Ndagira ngo rero wowe ukimara kumva iki kiganiro, wowe ukimara kumva buno butumwa, upfuka amahuri ngusengera Imana, wihane kuko Yesu Kristo ni umutunzi imbabazi, yiteguye kukubabarira, yiteguye kukubabarira. Urabizi nawe wowe watse ruswa, wowe urya ruswa, wowe wiba, wowe wasambanye, wowe ufite inzangano, ufite amashyari, mbese ibyaha ubamo nawe urabizi. Vahuri mu mwijima, uze Kristo aragusanga, yiteguye kukubabarira. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Mana nziza ndakubashye, ndakunezerewe, uri Imana y'amahoro, Imana nziza, Imana iva gusenga, Imana igeneza, Imana ikiranuka, Imana igeneza, Imana ikiza, sha byose urahambaye, uri Uwiteka. Nyuma murengezi wanjye data mu izina rya Yesu Kristo, Imana nziza, Imana igeneza, Imana y'amahoro, Mana uturengere. Ndakubashye Uwiteka, Imana nziza, mwese mwami Imana yera, abantu bawe bamaze kumva ubutumwa, reka mwami waguye abyuke. Abanyabyaha bakoze ibyaha basoboze, gendera imitima yabo bashe kwihana, batazarimbuka, kuko ubu butumwa ubutambutsa kugira ngo atazagira n'umwe urimbuka, ahubwo abantu bihane, bakizwe, bahindukire, bashake mu maso Uwiteka Imana. Uwiteka uri umunyembabazi, uri umutunzi w'imbabazi, gira neza ubwoko bwawe, abantu bakizwe, bahinduke, batazarimbuka, ahubwo ukizwa akihanira kureka azaragwe ubugingo buhoraho. Mbisabye mu izina ry'Imana Data, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka Wera. Amen. Yesu abahe umugisha. Nawe Yesu aguha umugisha, tuzasubira ubutaha. Murakoze cyane. Amen.